impongano, guhongwa. Iyo umuntu aguhonze, ndagira ngo sinzi neza ko icyo kinyarwanda tucyumva neza, impongano cyangwa se guhonga. Reka tuvuge guhonga. Ngewe kugira ngo mbonane nawe nabanje kuguhonga, cyangwa se ndi ruswa. Reka tubyite ruswa mu kinyarwanda cyiza, reka tubyite ruswa. Iyo uhawe ruswa, icyo gihe ya ruswa uhawe iguhuma amaso. Iyo imaze kuguhuma amaso, ntubu ukibasha kureba urengana n'utarengana. Oya, icyo gihe ni ukuvuga ngo wa wundi waguhaye ruswa ariyo mpongano, Bibiliya yita impongano. Icyo gihe iriya mpongano iguhuma amaso, igatuma utabasha kureba urengana, igatuma ubasha kurenganura wa wundi urenganya. Mwiriwe neza nshuti bavandimwe mukurikiye True Christian TV, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe nkuko bisanzwe. Ndabakunda cyane, nitwa Bishop Veniste, umuyobozi wa True Christian TV and True Christian Family. Remember, subscribe. Ntukagende udakoze subscribe. Ndakwinginze kandi rwose ubikore ubikunze. Nubikora bizatuma ibiganiro byacu bibasha kugera kuri benshi, kandi tukomeze tubone inkunga yo gukomeza gukora bino biganiro. Turabasabye rero rwose mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share, mukomeze mukande like, ndetse muduhe na comment. Comment ni nziza kuko comment zituma duhindura, tumenya aho twatezwe cyangwa se ikibazo twagize, bigatuma dukosora. Buriya rero iyo umuntu utamubwiye ni utamushimiye cyangwa se ngo umugaye, ntago amenya ko hari kosa yakoze, kugira ngo next abe yarikosora. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo uje ukora comment kugira ngo tumenye niba hari aho twakosheje, hanyuma tugire ibyo dukosora. Murakoze cyane, muri abantu bacu kandi muri abantu b'Imana. Imana ikomeze baho umugisha aho muri hose, muri Amerika, muri Aziya, muri Afrika, mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye. Mwese Imana ikomeze ibagirire neza. Narababwiye ngo True Christian TV impamvu turi hano ni kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, ni kugira ngo twigishe ijambo ry'Imana. Kandi impamya neza yuko ijambo tuvuga hari benshi cyane bajya batwandikira cyangwa se bakanampamagara hariya kuri ya channel hariho nimero zanjye, ushobora kumpamagara ari inyunganizi cyangwa se ikindi gitekerezo ushaka kumbwira, wampamagara kandi nkakwitaba. Ibintu bigakomeza kuryoha kandi bikagenda neza, Imana igakomeza kuduhana umugisha. Rero ndashaka uyu munsi tuze kwiga, ntabwo turi buvuge byinshi cyane, nta nubwo ndi busome ibyanditswe byinshi, ariko uyu munsi ndashaka kuza kukwigisha ijambo ryitwa impongano. Ijambo ryitwa impongano cyangwa se guhongerwa. Ibyo nibyo nshaka kuza kwinjiramo, hanyuma tukareba ese iryo jambo riratubwira iki, ni iki ubundi guhongerwa, ni iki bitubwira. Nagira ngo rero nkuko bisanzwe ntangire dusenga Imana, kuko Imana ntidushoboza tudasenza. Hatarimo gusenga ntacyo twabasha kwigezaho. Niyo mpamvu nsaba kugira ngo nawe uce bugufi aho uri hose. Nujya wumva iyi video ujye uca bugufi nawe ushima Imana. Rega kuba ugihumeka, kuba ukiriho tubasha kubonana tukavugana, kuba ubasha kureba ibiganiro n'ubuntu bw'Imana. So ntabwo ari ubuntu bwawe, si uko uri gihangange, si uko ukomeye kurusha abandi, ahubwo ni ubuntu bw'Imana bukikuriho. Kandi rero ugomba guhora usaba bwa buntu bw'Imana. Yes, kugira ngo Imana, hari igihe njya soma Bibiliya, hanyuma nkasoma ariko nkavuga ngo nkumva icyigisho kiri kuri jewe, ariko nkahindukira nkavuga ngo ariko iki cyigisho ubundi kiri kuri jewe cyangwa kiri ku bantu bose batuye isi. So ni nayo mpamvu jewe nahisemo kubasangiza icyo namenye. Ntabwo ari byishinzi, ariko rero ibyo nzi jewe bikeya mbisangira namwe, nawe ushobora kubisangira natwe ibyuzi, kubera ko nta munyabwenge ubaho, ahubwo Imana niyo munyabwenge. Twebwe twese turi munsi y'ibirenge by'Uwiteka Imana. Imana niyo munyabwenge. Rero Imana ituvungurira kuri bwa bwenge, ikaduha natwe ubwenge. Ariko umunyabwenge nyawe ni uwizera Imana, umunyabwenge nyawe ni umukristo nyawe. Niyo mpamvu twebwe twitwa True Christian Family. Abyumvise? Amena. Niko bimeze. True Christian Family. Turaba Kristo bukuri,
kandi tugomba kuba abakristo koko bahamye ba nyabo bukuri bo guhamya Uwiteka Imana, bo guhamya ijambo ry'Imana, bo kuvuga ijambo ry'Imana, bo gukora ibyiza tugatandukana n'ibibi. Ibibi ntago bizatugeza mu ijuru. Kandi tumaze kumenya mu biganiro byose twagiye dutambutsa, tumaje kubona yuko ahangaha turi uyu munsi dushobora kuba twahava. Birashoboka. Mu biganiro twabanje twagiye twerekana uburyo ahantu turi bishoboka ko twahava umunsi ku munsi igihe twebwe tutazi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana dusaba guhora twebwe twiyeza kandi guhora turi maso. Amen. Tugomba guhora turi maso igihe cyose, iminsi yose, amasaha yose, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, kuko tushobora gutungurwa anytime. Niyo mpamvu ariko iyo utunguwe wari uri hafi y'Imana, ufite umutima utagize icyo gushinza, nta kibazo, buriya n'umuryango wawe usigara umeze neza. Rero twitegure tutazatungurwa, duhore turi maso, duhore twiteguye, duhore turabere, duhore twiyeza buri munsi. Yes, turi mu isi ikomeye, ifite ibibazo byinshi, ifite intambara nyinshi, ifite ibyaha n'ibigeragezo byinshi, ariko Imana yaduhaye ubwenge kandi kugira ngo turebe ikibi n'ikiza tubashe guhitamo, sibyo? So wowe uhitamo iki wundi? Wowe uhitamo iki? Ari ikibi n'ikiza uhitamo iki? Ndashaka umbwire, uze kubyandika muri comment. Ikibi n'ikiza uhitamo iki wowe? Ngiye numva wakabahitamo ikiza. Ariko noneho kubwo dufite ibitugusha byinshi n'umwanzi Satani adushira, Imana dushira ibyiza hariya, Satani nawe kazana ibibi agashira hariya. Noneho twajya kwitorera twebwe nk'abana bana tugahitamo iki? Tugahitamo bya bindi bibi. Kubera iki uhitamo ibibi? Uhitamo ibibi kubera iki? Wahisemo ibyiza ko ari byo byiza kugeza heza. Ngo aha hantu hari ibintu njya ndeba, nanjye ubwanjye uri kubabwira gutya, nanjye ndi umuntu mba mu mubiri. Hari igihe ushobora kugira gutya, najya gukora ikintu ariko nkavuga ngo iki kintu ubundi ni cyiza cyangwa ni kibi. Ariko umutima w'Imana ugahita unzamukambwa ati iki kintu ntago ari kibi. Ariko ugasanga undi nawe uraje, Satani ahora ashaka gutugusha mu byaha, agahita kwereka oya ariko hano naho ntacyo waba ukoze kibida. Satani nuko rakubwira oya ariko da ntacyo waba ukoze kibi. Ariko se niko bimeze? Ntago ariko bimeze. Hari ibyiza hari n'ibibi. Kuki uhitamo ibibi? Wowe unkurikiye ukurikiye True Christian TV, kuki uhitamo bibi? Kuki uhitamo guhemukira mugenzi wawe kandi uzi ko ari bibi? Wahisemo kugira neza mugenzi wawe. Aho kugira ngo umuntu azakugirire, wowe uzagirire nabi, uzemere bakugirire nabi. Niko bigenda ubundi. Aho kugira ngo wowe uhemuke, umuntu akugirire nabi, uzemere bakugirire nabi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugenzi wawe nagukubita urushyi, uzahindure n'undi musaya akubiteho n'undi musaya. Nyamara ushobora gukubitwa izo nshyi ukagira gute, ariko Imana ikabikurindiramo. Ikabikurindiramo, ukaba mu bigeragezo nk'ibyo, ugahura n'intambara nyinshi, ariko Imana ikazikurindiramo, ugakomera, ukaba uri umuntu ukomeye. Umuntu akazajya ahura nawe akavuga ati ariko se uyu muntu ubundi biti akomezwa n'iki? Konzi ko ari nyakwigendera, konzi ko ntacyo agira, nta shige nta rugero, ubundi akomezwa n'iki? Ko duhura mu nzira tukabona arakomeye. Amen. Ibyo niko bimeze. Kubera iki? Kubera yuko wowe ugendana Imana, ugendana ubuntu bw'Imana, ugendana umutima kudahemuka, utari ubuhemu muri wowe. Ibyo rero nibyo bigukomeza, bikakugira ugomba kuburiwe, kandi bikakugira umwana w'Imana. Twese twitwa abana b'Imana, ariko ntabwo dukora ibishimwa n'Imana. Kugira ngo ibishimwa n'Imana bikorwe rero cyangwa se tubigereho, nuko twitandukanya n'icyaha, twitandukanya no gukora ikibi, sibyo? Nshuti bavandimwe, twitandukanye n'ikibi, twitandukanye n'icyaha, tujye twitandukanya n'ibisa n'ibibi kugira ngo tutajya kure y'Imana. Ibyo nibyo Uwiteka Imana adusaba. Reka dusome umurongo, dusome ibice dusome mu Kuva ibice 23 umurongo wa 8. Ariko mbere reka tubanze dusenge Imana. Data Mana nziza, Mana ikomeye, Imana isumba byose, Imana mu ijuru, turaguhamagaye kugira ngo wongere ubane natwe. Data buje muri kino kiganiro tugiye gukora, ube kumwe natwe, uturinde, uturagire, udufashe. Mana ubumbura kanwa kawe, tukubere mikoro, hanyuma wivugire. Ibyo tugiye kuvuga ntibibe ku bwacu, ahubwo bibe ku bwawe. Mwami Imana yacu, twebwe turabana b'abantu, ariko wowe uri Kristo uhoraho kandi uzahoraho. Uri
gitare cyisungwa n'amahanga yose. Turagusabye rero kugira ngo ubane natwe, uturinde, uturagire, udushoboze. Mana, uturinde kirogoya y'umwanzi Satani. Ni ukuri niturangiza iki kiganiro neza tuzagushimira, turaza kugushimira tuguhimbaza. Mana, hereza umugisha abantu bakurikira True Christian TV bose uko bangana, mu bihugu byose uko bangana, ubahe kumva ibi biganiro kandi bagire ibyiza bakuramo. Mana, ubahe gukomeza umutima wabo uhora ukomeye, umeze neza, udafite ikibi, udafite urwango, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Nagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cyo Kuva, ibice ni 23, umurongo ni wa 8. Uwo ni wo murongo uyu munsi turi busome gusa, hanyuma tuze kureba uyu murongo icyo tubwira. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ntugahongerwe. Umurongo uratubwira, natangiye gusoma, nawe niba ufite Bibiliya yawe usome, ni ku murongo wa 8, ibice ni 23 nkuko nakubwiye. Mu gitabo cyo Kuva. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ntugahongerwe kuko impongano ihumya amaso. Wumve neza. Ntugahongerwe kuko impongano ihumya amaso y'abareba kandi igoreka imanza z'abakristo. Ndagira ngo aha ubyumve neza. Umurongo wa 8 uratubwira ngo ntugahongerwe kuko impongano zihumya amaso y'abareba kandi igoreka imanza z'abakristo. Yes, icyo nicyo cyigisho cy'uyu munsi, nicyo nashatse kugira ngo uyu munsi tuganireho. Impongano, guhongwa. Iyo umuntu aguhonze, ndagira ngo sinzi neza ko icyo kinyarwanda tucyumva neza, impongano cyangwa se guhonga. Reka tuvuge guhonga. Ngewe kugira ngo mbonane nawe nabanje kuguhonga, cyangwa se ndi ruswa. Reka tubyite ruswa mu kinyarwanda cyiza, reka tubyite ruswa. Iyo uhawe ruswa, icyo gihe ya ruswa uhawe iguhuma amaso. Iyo imaze kuguhuma amaso, ntubu kibasha kureba urengana n'utarengana. Oya, icyo gihe ni ukuvuga ngo wa wundi waguhaye ruswa ariyo mpongano, Bibiliya yita impongano. Icyo gihe iriya mpongano iguhuma amaso, igatuma utabasha kureba urengana, igatuma ubasha kurenganura wa wundi urenganya. Amen. Uriya muntu urenganya yaguhaye ruswa kugira ngo ugende urenganye uriya muntu, umucira urubanza, numara kumucira urubanza umurenganye. Nyamara ibyo bikoreshejwe n'iki? Ubikoreshejwe n'impongano yaguhaye, ubikoreshejwe na ruswa yaguhaye. Ariko mu yandi magambo, uciye ukubiri n'itegeko ry'Imana, uciye ukubiri n'umutima wakabaye ukuranga nk'umuntu. Ibi rero nibyo tubamo buri munsi, nibyo duhura nabyo buri munsi. Turenganya abantu tubizi, tubireba pe, murabizi namwe. Ubeshyira umuntu pe, ubizi neza ko ndetse n'ibyo ugiye kumubeshyira bizamugaruka, bizamugiraho ingaruka, bizamugiraho ikibazo gikomeye cyane, ariko ukanga ukabikora. Kubera icyo bikora? Ntukabikore rero, ntukabikore. Niba umaze kumva ko ari bibi, ntukabikore. Gerageza ubyirinde, gerageza uvemo ibyo, ubishyire ku ruhande, kuko urabizi ko atari byiza. Impamvu rimwe na rimwe dukora ibintu nabasobanuriye, tuba tuzi neza yuko biriya bintu tugiye gukora ari bibi. Ibyinshi dukora tuba tubizi neza cyane, ariko kubera yuko tuba ufite ya majwi nyine menshi atuzamo, ntufate umwanzuro mwiza, ugahita ufata umwanzuro mubi. Rero nibyo ndi kukubwira nshuti mugenzi wanjye, ntugahongerwe, kuko nuhongerwa uzatuma amaso yarebaga neza areba nabi. Sibyo? Amaso arakwiye kureba ibintu ko ari byiza, uzatuma amaso areba ko ibintu ari bibi kandi byari byiza. Utume uriya muntu agira gute? Atsindwa n'urubanza, kandi kuko wamuguze cyangwa se watanze ruswa. Nshuti mwene data, ibi bihe turimo, igihe turimo muri iyi minsi cyangwa se n'ikizaza, nukumenya ko hari Imana ireberera ubuzima bwawe, hari Imana igendana nawe umunsi ku munsi. Hano baratubwira ngo
amaso y'abareba kandi igoreka imanza z'abakristo. Iyo wumva ijambo umukristo ni ijambo ry'umuntu w'ukuri, nicyo rishatse kuvuga. Umukristo, Bibiliya itugaragariza ko umukristo nyawe cyangwa se umukristo ni umuntu uvuga ukuri, ni umuntu w'ukuri, ni umuntu ugira urukundo, ni umuntu ugira ubumuntu, ni umuntu udahemuka, ni umuntu witandukanya n'icyaha n'igisa nacyo. None iyo ugiye kugurira rero, iyo ugiye kumugurira kugira ngo bace imanza zitari zo kuri wa mukristo cyangwa se kuri wa wundi waguze, Bibiliya wa wundi waguze we imwita ko ari umukristo, imugiranye n'umukristo. Wamuguze, wamuhongewe, guhonga, mwabyumvise ndabisobanuye, bigize gute? Bishatse kuvuga yuko wa muntu we nyamara nta bundi buryo afite bwo kubigenzamo, ni umukiranutsi, donc ni umwere, ni umukristo, ariko wamuguze aratsinzwe. Urimo urakora icyaha, urimo urakora ibintu bibi. Nshuti yanjye, irinde guhemuka, irinde guhemukira mugenzi wawe, irinde kugura mugenzi wawe, irinde gutanga ruswa kugira ngo mugenzi wawe agirirwe nabi, irinde gutanga ruswa kugira ngo mugenzi wawe yicwe n'inzara, irinde gutanga ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo mugenzi wawe ahungabane, agire ikibazo. Ubushize nababwiye, hari ijambo nigishije, ariko ngira ngo muzabyumva mu cyigisho cyacu gikurikira. Ijambo rivuga ngo nubona inka y'umwanzi wawe ntuzayireke ngo itane cyangwa iyobe, ahubwo uzayifate uyimushyire. So kubera ko uzamweretse yuko mu by'ukuri ufite umutima w'urukundo. Natwe rero bene data, twirinde guhongerwa kugira ngo tugirire nabi bene wacu, twirinde guhongerwa kugira ngo tugirire nabi bagenzi bacu. Reka twese tugarukire Imana, tuze dukore iby'Imana idushakaho, kandi ijambo ry'Imana rihora rimwe none n'iteka ryose. Ntabwo rero ijambo ry'Imana rizegera rihinduka, ahubwo twebwe nk'uko njya mbivuga, twe turahindagurika, ariko dusaba Imana tujye duhinduka tuba beza. Tujye duhinduka tuba beza, kuko nicyo kintu Imana idusaba. Ejo ndi haraka navuze, iyo abantu benshi cyane bamaze kuva ku Mana, ntacyo bibabwiye, ntacyo bibarebaho, kuko wumva ijambo ry'Imana ahubwo ugahita ujya kuzimya televiziyo. Niyo ubonye hagiyemo umuvuga butumwa utajya kuzimya televiziyo, oya, ngo abwirwa menshi akumva beneyo. Yumve ukuremo iryawe. Mu magambo 100 abantu bavuga, mu magambo 10 abantu bavuga, uburamo n'ijambo rimwe ryakubaka, aho waba ufite ikibazo. Fatamo ijambo rimwe rikubaka, uba rigikuramo, ibindi byose ubyihorere. Nicyo kintu njya nkunda kuvuga. Nshuti bavandimwe, reka nsoreze ahangaha neye kubarambira, ariko ndashaka kugira ngo nkubwire nshuti mwene data, tanga icyo ufite, kuko Imana izaguha umugisha nutanga icyo ufite. Ntuzatange byose, ariko uzagabanyeho, ugire gute? Utange ku byo ufite. Nanjye rero mpa kuri ibyo ufite, mpa ku byo ufite. Ntago ari amafaranga ngusabye, ni subscriber, kugira ngo iri jambo mvuze rigire ku muntu wari we wese. Gukanda kuri kara kabuto k'umutuku, hari ahantu handitse subscriber mu magambo y'umutuku, warangiza ugakanda kuri kara kazogera kugira ngo uzajye ubona notification. Hanyuma uduha ibitekerezo, ukandira iki, nushaka kuzavuga utariko ibintu uvuga bimeze neza cyangwa si byiza, bitewe nuko ubyumva. Ni byiza cyane. Nshuti bene data, ndabakunda. Imana ibaha umugisha, mukomeze kugubwa neza aho muri hose, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Data wa twese, Imana nziza, Imana ishobora byose, Imana yo mu ijuru, turagushimiye data ko watumye tuvuga ikiganiro twateguye uyu munsi. Turagushimira Mana ko twavuze ijambo ryawe kandi neza. Mana waduhaye ibyo kuvuga, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Mana ndasenze, sengeye abarwayi, abari mu ngo zabo, abari mu bitaro, abari mu zuzi imbohe, abo bose bagenderere Mana, ubakize kandi ubahe ibyo kurya n'ibyo kunywa bitunga ubugingo ndetse n'umubiri, kuko ari wowe ufite byose mu maboko yawe. Turakwingize rero Mana kugira ngo ukomeze ubane na buri umwe wese, abareba iyi televiziyo bose ubahe umugisha, ubagirire neza, ubahe ubuntu bwawe, ubahe imbaraga zawe, mu izina rya Yesu. Ubarinde ikibi cyose, ubarinde imitego n'imigambi mibisha y'umwanzi Satani, ubane nabo, urinde buri umwe wese. Hanyuma natwe tugusabye ubuntu bwawe kugira ngo ukomeze uduhe umugisha, kandi uduhe gukomeza kugira bino biganiro kugira ngo dukomeze tugeze ijambo ryawe ku bakeneye kuryumva. Urakoze rero Mana kubyemeye kandi ugiye kubikora, tusabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.
Kristo amena. Murakoze cyane nshuti mwari mudukurikiye. Iyi ni True Christian TV, tuzaba duhari ku bwanyu kenshi kandi buri munsi. Murakoze cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom.